Mbanje kubasuhuza nizere ko mumeze neza. So uyu munsi ngarukanye n'isomo ryiza cyane mu rurimi rw'Icyongereza, cyane yuko ntajya mbatenguha. So reka nsome nk'ikibazo cya mbere murahita mubyumva. Why do you wake up early? Mbese kubera icyo ubyuka kare? Why do you wake up early? Mbese kubera icyo ubyuka kare cyane? Ibyo bibazo tugiye kwiga kubibaza, twige no kubisubiza twifashishije ingero zigiye zitandukanye. So mbere ko dutangira, making sure ko wakoze subscribe. Niba uri wa muntu ushaka kumenya cyangwa se uri wa muntu babaza ibibazo mu Cyongereza gusubiza bikakunanira cyangwa se bikakugora, tangirira isomo unarisoze, uraza gukuramo amagambo y'ubwenge, uraza gukuramo ibitekerezo by'ubwenge byajya bigufasha gusubiza ibibazo bitangizwa na why, bivuze kubera iki. Iri jambo riravuga ngo why, bivuga ngo kubera iki. Kora subscribe kugira ngo utazagisoma n'imwe gucika. Reka dutangire rero. Why do you wake up early? Mbese kubera iki ubyuka kare cyane? Undi ati because I have to go to work. Because I have to go to work. Mbyuka kare cyane kubera ko mfite kujya ku kazi. Ubwo umuntu najya kubaza uti kubera iki ubyuka kare cyane, uzajya umusubiza uti because I have to go to work. Kubera ko mba mfite kujya ku kazi. Hanyuma ukamusubiza kuriya kubera kuko uba ufite nyine kujya ku kazi. Ntuzabisubize atari yo mpamvu, wowe uzasubize bijyanye n'impamvu yawe. So ikibazo cya kabiri kirabaza ngo why do you brush your teeth? Kubera iki uborosa amenyo yawe? Why do you brush your teeth? Mbese kubera iki uborosa amenyo yawe? Undi ati to keep my teeth clean and healthy. Amenyo yanjye ndayaborosa kugira ngo ajye ahora asa neza kandi yujuje ubuziranenge. Mbese kugira ngo aborosa amenyo ye kugira ngo atazazamo indwara. Gatatu, why do you take a shower? Kubera iki woga? Why do you take a shower? Kubera iki woga? Because I wanted to stay clean and fresh. Kubera ko mba nshaka kuguma ameze neza kandi nsa neza. Because I wanted to stay clean and fresh. Ndoga kubera ko mba nshaka kuguma nsa neza kandi no kwiyumva meze neza. Kane, why do you eat breakfast? Kubera iki ufata ifunguro rya mu gitondo? Why do you eat breakfast? Kubera iki ufata ifunguro rya mu gitondo? Undi aramusubiza uti to get energy for the day. Fata ifunguro rya mu gitondo kugira ngo mbone imbaraga z'umunsi wose. To get energy, kugira ngo mbone imbaraga for the day, z'umunsi wose. Gatanu, why do you go to work? Kubera iki ujya ku kazi? Nk'ubwo umuntu agutunguye mu Cyongereza akaba arakubaje ngo why do you go to work? Wamusubiza gute? Undi uti to earn money, kugira ngo ninjize amafaranga. I go to work because I want to earn money. Njya ku kazi kubera ko mba nshaka kwinjiza amafaranga. Gatandatu, why do you go to school? Kubera iki ujya ku ishuri? Why do you go to school? Kubera iki ujya ku ishuri? Undi ati to learn new things, kugira ngo nige ibintu bishya. To learn new things. Njya ku ishuri kugira ngo nige ibintu bishya. Why do you go to school? To learn new things. Kubera iki ujya ku ishuri? Njya ku ishuri kugira ngo nige ibintu bishya. Karindwi, why do you wear a jacket? Mbese kubera iki wambara ikote? Why do you wear a jacket? Mbese kubera iki wambara ikote? Undi nawe ati because it is cold outside. Kubera ko hanze harakonje. Because it is cold outside. Kubera ko hanze harakonje. Why do you drink coffee? Kubera iki unywa ikawa? Why do you drink coffee? Kubera iki unywa ikawa? Undi nawe ati to feel awake and active. Kugira ngo numve ndi maso kandi meze neza ku buryo nakora. Kubera iki unywa ikawa? Kugira ngo ngume ndi maso kandi numve ko mfite imbaraga zo kuba nakora, to be active. Icyenda, why do you carry your bag? Kubera iki utwara ibikapu byawe? Kubera iki utwara igikapu cyawe? Undi ati because it has my things. Kubera ko haba harimwo ibintu byanjye. Because it has my things. Kubera ko haba harimwo ibintu byanjye.
So 10, why do you use your phone so much? Kubera iki ukunda gukoresha telefone yawe inshuro nyinshi? To talk to people and check messages, kugira ngo mvugane n'abantu kandi ndebe niba nta message nshyashya baba banyoherereje. Why do you use your phone so much? To talk to people and check messages. 11, why do you cook dinner? Kubera iki uteka ifunguro rya nijoro? Why do you cook dinner? Kubera iki uteka ifunguro rya nijoro? Because I want to eat at home. Nuko mba nshaka kurira imuhira. Because I want to eat at home. Kubera yuko mba nshaka kurira imuhira. 12, why do you clean the house? Why do you clean the house? Kubera iki usukura inzu? Undi ati to keep it neat and tidy. Inzu ndayisukura kugira ngo igume ihumeka kandi isa neza nyine. Okay. 13, why do you wash your clothes? Kubera iki umesa imyenda yawe? Why do you wash your clothes? Kubera iki umesa imyenda yawe? Because they are dirty. Kubera yuko iba yanduye. Because they are dirty. Kubera yuko iba yanduye. Why do you read books? Kubera iki usoma ibitabo? Why do you read books? Kubera iki usoma ibitabo? To learn and enjoy stories. Bangira ngo nige kandi ndyoherwe n'inkuru ziba mu bitabo. To learn and enjoy stories, kugira ngo nige kandi ndyoherwe n'inkuru zitandukanye. 15, why do you sleep early? Kubera iki uryama kare? Why do you sleep early? Kubera iki uryama kare? So I can wake up feeling good. Ndyama kare kugira ngo mbyuke numva meze neza. So I can wake up feeling good. Ndyama kare kugira ngo mbyuke numva meze neza. Hanyuma 16, why do you exercise? Kubera iki ukora siporo ngororamubiri? Why do you exercise? Kubera iki ukora nyine siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri? To stay strong and healthy, kugira ngo ngume nkomeye kandi mfite ubuzima buzira umuze. To stay strong and healthy, kugira ngo ngume nkomeye kandi mfite ubuzima buzira umuze. 17, why do you visit your friends? Kubera iki usura inshuti zawe? Why do you visit your friends? Kubera iki usura inshuti zawe? Because I enjoy spending time with them. Kubera ko nishimira kumara umwanya wanjye ndi kumwe nabo. Because I enjoy spending time with them. Kubera ko nishimira kumara umwanya wanjye ndi kumwe nabo. So kora subscribe, unakande kuri like. Ikindi mbibutsa yuko tubafitiye ibitabo byagufasha kumenya kuvuga Icyongereza. Ni ibitabo byiza cyane, ni ibitabo biteguye neza cyane ko biri mu bibazo 200 byifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Hakaba harimo n'uburyo bisubiza bimeza ndetse unahakana. Kimwe kigura 6, buri kintu cyose kirimo gisemuye mu Kinyarwanda. Abantu mubishaka umva nimero mwaduhamagaraho, kandi ikindi wishyura kikugezeho umva nimero mwatubonaho: 072 94 01 229. Ndazisubiramo: 072 94 01 229. Thank you so much.